tubwire very important kuri jye nabonye abantu bahereka ariko nta protocol iri mu ibi bintu nabonye hari wasubiza ngo abwiye minister nabi minister nabi ko tubaze murakoze your excellency ntabwo byari ikibazo cya protocol ntabwo byari n'ikibazo cyo gusubiza minister nabi nta kibazo nari mbifiteho ikibazo ni content nari navuze bijyanye n'inama yabereye i Nairobi ya Africa Fraud Summit twari twagiyemo tujya ku substance nyine quickly kuko guverinoma ya Kongo yari yavuze yuko ngo mu nama ngo bavuze ko u Rwanda rwabateye bakabibwira bari mu nama kandi iyo nama ntabwo perezida wa Kongo yari ayirimo yaje irangiye bazanye umukandida wa muri francophonie so abanyekongo ibyo bavuze nibyo bitari byo hanyuma ndabivuga muri tweet mu gifaransa mbabwira ko ibyo bintu mwavuze ko abanyekongo ibyo bavuze atari byo hanyuma rero mu kiganiro na Scovia barimo bagerageza gusemura barabiquestioninga byose bande ibyo navuze barabiquestioninga yuko muri ikiganiro Scovia n'abandi banyamakuru basangiye stage muri mama w'u Rwagasabo hanyuma baranavuga yuko bavuga yuko ibyo navuze ahubwo bagiye kubibaza umuhanzi witwa Sherry Silver wari watumiwe ngo aze muri party yagombaga kuba after the meeting ya Africa Fraud Summit ku buryo navuze yuko bitanakwiye yuko no ariko ibyo bavuze bitajyanye n'ibyo bavuze ni ibiki nibyo ngibyo byuko Kongo yanenze u Rwanda mu nama kandi Kongo perezida wayo ataranahari ibyo nibyo navuze bo baranabiquestioninga banabiquestioninze cyangwa babiripotinze ku buryo butari bwo babiquestioninze ibyo navuze bavuga ko ahubwo baza no kubaza umuhanzi babiquestioninze bavuga ko ibyo wavuze bitari byo cyangwa ko bitari byo ko bitumvikana ko ahubwo baza kubaza uwo muhanzi ko ari wewe uza kubisobanura ikitarumvikanaga ngo nikize nibyo nanjye nibaza kuko ibyo navugaga byari clear kuko Kongo yavugaga ko ngo batunenze ko mu nama ya Africa Fraud Summit kandi Kongo itari nahari baraje ariko ibyo ni Kongo yabivuze ibyo ni Kongo yabivuze ngewe ndabinenga muri tweet mu gifaransa ahubwo bo barananenga bavuga ko bidasobanutse ibyo ndimo mvuga bitasobanutse meaning what ko ibyo mvuga nenga Kongo ko bitari clear kandi ari nge wari uhari muri iyo nama ibyo navuze byari bisobanutse kandi ari ikintu kimisinga aho ngaho ntumva neza bakwandika bavuga ngo ibyo bavuze si byo bavuze ibyo bo kuri bo bakuvugiye ibyo wavuze se bitari byo oya barabiquestioningaga yuko ibyo mvuga bitumvikana best ku bintu ntanumva kubera ko it was clear ibyo navugaga byuko Kongo ntabwo yari mu nama nishobora kuvuga babiquestioninza bavuga se ngo Olivier arabeshya ntabwo biri ari byavuze cyangwa yavuze bashatse kuvuga ibyo wavuze ariko babivuga mu buryo butari bwo batanga indi content bavuga ko ibyo mvuga bitumvikana ko ngiye ibyo mvuga nka Minister wa Foreign Affairs wari muri iyo nama ko ibyo mvuga bitumvikana ko ahubwo bagiye kubaza umuhanzi utari no muri iyo nama umuhanzi se bamubarizaga iki kubera ko yari yatumiwe muri party yabaye nyuma y'iyo nama hari party yabaye hari umuhanzi wari watumiwe ngo abafashe gutegura iyo party ngo nibo baza kubaza mu bintu byavugiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu narindimo aho ngaho niho hari ikibazo ariko ikindi kibazo muhitamo kubishyira ku rubuga muterana amagambo nuko hari hashize n'iminsi mubwira ibyo batagiye basemura neza mwandikira akamubwira ko babikora nyuma bakongera bagasubira bakabidistortinga ibyo byaje kuba noneho bitari interpretation ibyo bavuze gusa ko ibyo bavuze atari byo ko atari byo ko babiquestioninga It is very intriguing. What is it? Nyakubahwa, murakoze kongera ko mu mwanya
abandi mwari kumwe icyo gihe ni bande mbese? ni abanyamakuru dukorana ntabwo bari hano, twari mu kiganiro dusangira amagambo magufi turebe turangize. Icyabaye, leta ya Kongo yavugaga ko bari bahari nk'uko nyakubahwa minisitiri yari yabavuguruje, nawe akavuga ko batari bahari. Noneho mu kiganiro, kuko abari talk show atari kuvuga ngo turasoma amakuru kwa kundi twihuta, ni ikiganiro mwakora, ni ikiganiro, noneho tubiteramo urwenya turavuga tuti se ko tutariyo nk'abanyamakuru, Kongo ikavuga ko ihari, u Rwanda minisitiri akavuga ko adahari, turaza kubaza uwo muhanzi twabonye we yaranahara tubwira ngo yarashinzwe protocole kuko yagaragaye yifotoza muri iyo nama na perezida w'Ubufaransa ari nawe. Mwibaza ngo noneho icyabaye niki? Twibaza ngo niki, tubavuga tuti turaza kubaza uwo ni utari ku ruhande rwa Kongo ntabe na minisitiri ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye. Tubivuga dutyo turagenda. Nyakubahwa perezida wa repubulika ngira ngo ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minisitiri yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame Scovia Mutesi, ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana. Ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho. Nibiba ngombwa muzabaze. Ariko urumva mwese mugira ngo mufite muzambaze, sorry, uretse mufite ikibazo. Olivier ko avuga, ko minisitiri avuga, ni nk'aho bavuze ngo ibyo yavuze asubiza ko abanyekongo batari bahari. Mwavuze ko ni nk'aho muvuga ngo abanyekongo bo baravuga ngo bari bahari, wowe uravuga ngo ntibari bahari. Nibyo byateye urujijo. Yego. Okay? Ntabwo byaba ikibazo cy'igifaransa rero cyangwa ikinyarwanda. Kuko niba uvuga ngo mu iyi nama ntabwo bari abantu bari bahari. Okay? Then wowe ukavuga ngo minisitiri ibyo avuga ntabwo ari byo, bariya baravuga ngo bari bahari, minisitiri aravuga ngo ntibari bahari. Icyo kikaba ari cyo kiba ikiganiro, ntabwo ari ikibazo cya interpretation. Ikibazo cy'abantu bavuze nk'abahakana ko ibyo bavuze atari byo, kubera ko wavuze ko batari bahari abanyekongo kandi wenda ntibari bahari. Ariko bo baravuga ngo ariko reka tubaze abanyekongo, bo barabivuga nk'abari bahari, ubanza bari bahari. Meaning barashaka kumenya niba wowe ibyo wavuze ko batari bahari ari byo. Ntabwo ari ikibazo cya interpretation ya language. Biri hehe aho ngaho? Ni ikibazo cyo kunyomoza kuvuga ngo minisitiri yatubwiye ko abanyekongo batari bahari. Reka tubaze uriya muntu wundi wari uhari tubwire ko kuko abanyekongo batari bahari. Ntabwo ari ikibazo cy'igifaransa cyiza cyangwa kibi. Ni ikibazo cyo guhakana icyo wavuze in whatever language you said it. Sinzi niba mubyumva. Ahangaha ikibazo cya interpretation ya language kivuye he? Cyangwa igifaransa kibi cyangwa ikinyarwanda kitumvikana bivuye he? What is at issue here is to prove that either abanyekongo ibyo babivuze koko bari bahari, cyangwa se babivuze babeshya ntibari bahari. Ariko we Olivier yavuze ko abanyekongo batari bahari. Icyo ni ikibazo cya the substance of the argument, it's not the language. Mwagihinduye ikibazo cya language gute? Ntabwo twagihinduye ikibazo cya language. Ndavuga we na minisitiri niwe mbwira.
ntabwo ari ikibazo cya language ngo uzajya ubwira abanyarwanda kuko niyo waza kuba yabyumvise igifaransa neza sitiri yajya kuvuga ngo Olivier yatubwiye ko abanyekongo bari bahari kandi batari bahari yatubwiye ko batari bahari kandi bari bahari kuko abanyekongo baravuga ngo bari bahari. Is that an issue of language? Ibyo mukabiteranaho amagambo mu media gute? Yes. Mwakoze kutwemerera kuba dufite telefone. Nitwa Mutuyezo Oswald. Byose narabikurikiye ndetse nanjye nagize comment kiraho minisita aranyandikira kuko nanavuze ngo bakwiye kuba babiganiriye mu gikari bitari ku karubanda. Minisita arambwira ati byari maze kuba byinshi. Nge uko nabikurikiye nkanabisesengura impamvu minisita yazanyemo ikibazo cy'igifaransa ni impaka n'indende ntabwo ari kiriya gice cyonyine. Hari ukundi babisemuraga ukumva harimo amakosa. Ntekereza ko rero mubabaje njye mbona hari ababirigi nibo babazwa nuko nta nubwo bababajwe rero na content n'ukuri abantu bababajwe na language. Yego. Mu buryo basemuraga birashoboka ko ni isesengura ryanjye minisita atekereza ati ubwo niyo conclusion bakoze ishingiye kuko baba batari kumva neza ubutumwa. Mpagurutse ngira ngo nkemure iki kibazo n'umuntu yandikiye arambwira ati ndabizi ko wabikurikiye saba ijambo ukemura ikibazo. Noneho iyindi interpretation kari akantu ka Sheryl Silver Mutesi Kove yagakubisemo nk'uwiterera urwenya ntabwo byari ibintu biremereye ariko minisita aravuga ati mama Rwagasabo irakurikirwa cyane aba bakurikira bakeneye amakuru atomoye azira urujijo. Ariko amakuru yarari aho ngaho nayahe ko nta kiriya kibazo cyari gikomeye ko Perezida wa Repubulika kumva abanyekongo bavuga ko perezida yarahari kandi yaraje byarangiye ndavuga Tshisekedi. So noneho we minisita yari itonze ashishimura message azingo arabwira abanyekongo noneho babazwa no kubona abantu baje bagasa nk'abayigabanyiriza ubukana ariko ni ibintu bashoboraga gukemurira mu gikari. So ni ibyo reka no gutinda n'ubwo bavuga kubikemura nge ntabwo ndabona ikibazo cye kibanza ariko mwarabuze akazi muri nkora gusa ariko n'aba ministers mwajya muri iyo argument harimo iki ko ntaracyumva n'ubu. Albert wahoze kuvuga cyane zirukomeye we substance aho ngaho yabaye yihige ko nayumva yazanye intambara mu bantu bakayiki batuwazi. Nashatse nantuza ndanayibonye wa mugani byatangiye ari uko abanyekongo ubwabo batangaje inkuru itari cyo kwa kundi ibyo okay. So noneho minisita arabasubiza babwira ati ibyo mwavuze sibyo nta nubwo perezida yari ahari cyangwa exactly. Hanyuma muri interpretation noneho doko yavuze ati iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo mu yamahanga. Urujijo rwatewe n'uruhe mbese bari urujijo mu Banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa. So ni interpretation y'igifaransa yari yanditse bo batangiye ku ariko minisita we iyajya kuri content agasobanura icyo bakosheje bikava mu rurimi kuko issue ntabwo ari ururimi hano. Issue ni content yuko bamwe muri abo bantu badiscussingaga ari side ya minisita ari abanyekongo ari abaganiraga hariho wa misrepresenting the facts. Exactly. Ntabwo ari ikibazo cya language ariko no ikibazo kirimo kuko we icyo yashubije kuko niyo mpamvu minisita avuga ati mukwiye gushaka abantu bazi basesemura igifaransa neza mu Kinyarwanda. So uko basesemuraga ntuza igifaransa mu Kinyarwanda babwira the public audience. Ubwo icyo yakemuraga ni minisita nuko icyo bagomba gukemura ni ikintu kimwe gusa. Perezida
yari ari aho ngaho cyangwa ntiyari ahari? ye ntabwo yari ahari Ibindi byo ururimi wabivugamo rwose, it doesn't matter. Ikimataringa ni fact yuko either abantu mu rurimi bavuga urwo ari rwose rwaba ari ruzima rutari ruzima, baravuga ko perezida yari ahari kandi atari ahari. yes niho substance iri gusa. sure Ariko ibyo ngibyo uvuga ni nkaho argument iri ku language, it's not on the no substance. the argument is nk'itangazamakuru to in fact kubwira abantu ibitari byo, kandi nawe impamvu bibaye ni uko utumvise neza icyo gifaransa. Ariko Albert, urumva nawe ari na Olivier nyine mufite ikibazo cyanyu ni language, ikibazo cyanyu ni substance. The substance that is the wrong message ugeza ku banyarwanda. Yihese iyihe yagejeje yo ku Banyarwanda? questioninga ibyo minister yavuze. Now question ibyo navugaga rero ubu noneho bitwayeho byari biri ya questioning ibyo minister yavuze. Wari uhari. Now that becomes the substance kuri mwe. No, it's not exactly. Hari ahantu, Mr. President, Excellency, the problem is we ajya ngo abanyarwanda bumve the substance uko yari imeze. Hanyuma mu itangazamakuru, mbere ko utangaza muri audience, ukwiye kumenya ko ibyo ugiye kubabwira ari byo. So wasobanukiye nabi ukabwira the audience the wrong message. Yababwiye. In fact, they were questioning even ibya minister. Why not? Okay. Nicyo nahoze mvuga. Why can't the minister's statement be questioned? No, okay, why not? Fine, let's take it. You question the minister. Fine. So, nibyo byabaye. Yanagira ngo ho mu journalist wowe noneho warukwiye kubona you should be asking what I am asking. Naho ibyuko a journalist agomba guconforminga ku byo minister yavuze, it's not right. Okay, in fact, tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe. Kubera ko narinzi inkuru uko yari iteye. For me also I was saying kabisa mugenzi wanjye mu itangazamakuru ari aratangaza inkuru itariyo. That is my personal opinion. Ariko yatangaje iki? Ko ya questionings, gutangaza no questioninga no kubaza uvuga ko ushaka kumenya ukuri. It's not ntabwo ari gutangaza. In fact, ni nkaho yemezaga ko wenda ibyo abanyekongo bavugaga byari byo. Ariko kandi yashoboraga kubikura. Albert cisha make. Haraho ya byanditse muri iyo language, haraho ya questionings. Byaba mu cyongereza, mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda. Je uko ni minister avuze ibintu wari uhari nk'umunyamakuru nagendera kuri ibyo ngibyo. Kuki umunyamakuru wari wese abishatse atavuga ati ngiye ko biri ariko byabaye kubera ko undi yavuze ko atari byabaye, yaba ari uwo munyekongo cyangwa undi. So ishu ni iyihe none? Ubwo we Olivier wumvaga ikibazo ari iki? Mwagiye mu mpaka z'iki ko noneho bigenda biba even Murakoze Your Excellency. Byatangiye kuri ishu yo gusemura mu kinyarwanda kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane uko bagendaga basoma iyo tweet mu gifaransa bagerageza kuyisemura ariko bayisemuye banyuranya n'iki specifically. Ndashaka ko tuba specific bikava mu bintu bya rusange gusa. Barabisemuye batanga wrong impression gute? Ni iki batanze distortings muri nk'urugero nabaha kuri ibyo bya Kongo kuba yari hari cyangwa itari hari ku buryo hari ngira ngo Scovia yagezana navuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba
bari bahari ariko perezida atarahari, perezida wa Congo, ariko Congo yari ihagarariwe. precisely. Kandi njye navuze yuko the chair was empty, kandi byari byo. Chair ya DRC nta muntu n'umwe wari uriho, nta n'abantu bandi nta n'abantu bari bariho. fine